twongeye kubasuhuza abakunzi baka M&D Group Limited nkuko twabibasezeranyije abakunzi bacu tukaba twarabasezeranyije ko tuzajya tugira ahantu hose muri iki gihugu hafite amateka muri iki gihugu cyacu. Ahantu duhagaze rero noneho babwira ngo nabagireye ahantu ahangaho noneho ni danje. Ahantu mpagaze ahantu mubona ahantu ni danje. Wakwibaza ngo ahantu ni he? Ahantu kuhagera twazindutse tubyuka mu gitondo tumanuka imisozi tumanuka ibishanga tukaba tuhageze ku isaha ya saa 9 mu byukuri kugeza aka kanya. Ahantu mpagaze akaba ari mu marembo y'ijuru rya Kamonyi nyirizina aho hahoze hatuwe n'abami 12 abami 12. Ubu rero mpagaze mu marembo yaho ngaho ugera hano ubutangiye kuhinjira. Ahantu impamvu mbanje kuhabereka niyo entrée ijya mu marembo neza ku mazu aho umwami yari atuye. Twihuta rero hano mukaba muhabona icyapa ni icya RDB, ikaba na etage asigaye inyuma ikaba yaraje kuhereka abanyarwanda. Ahantu rero mu ijuru rya Kamonyi hahoze ari umwami w'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka, akaba yarahatuye 1642 kugeza 1673. Akaba yarahafite inzu ya kinyarwanda ndende yitwa umuturirwa. Uwo mwami yari umusizi w'umuhanga cyane akanagira n'uburanga butagereranwa abanyarwanda. Nyuma y'itanga rye ku ijuru rya Kamonyi hatuye abandi bami barimo Yuhi wa kane Gahindiro, ndetse hano batswe urugo rw'umuterekero, ndetse hanatuwe n'urugo rw'umuterekero kuva ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Kuri ubu ibimenyetso by'amateka byinshi byahahoze byarazimye kubera imirimo y'ubuhinzi yahakorewe kuva hambere. Icyakora urutare gatumwa Mazimpaka yaguyeho ruracyagaragara. By'umwihariko kari akarere kazwiho ubworozi bukomeye bw'inka. Hizihirijwe umuganura inshuro ebyiri 1883 ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, ndetse na Yuhi wa gatanu yahizirije umuganura inshuro imwe. Banyarwandakazi inshuti za M&D Group Limited, akaba ari amateka aranga aha hantu, ariko tukaba tugikomeza tukaba tugiye kubereka neza agasozi nyaburanga abami batuyeho bose uko ari 12. Ahangaha akaba ari urwinjiro twari tugezeho, tubanza kugira ngo tubereke ni hehe tugeze ni hehe tugiye. Aka gasozi ka Kamonyi umwami yari atuyeho kakaba gakikijwe imisozi igera kuri 3. Tukaba turi buze kuyibabwira tuyibereke ase mureba ahantu hirya no hino nyaburanga igihugu cyacu kiba gifite amateka. Turacyagenda ihangane tugiye kubereka ahantu nyirizina noneho ku gasozi neza hejuru kuri some aho abo bami bagiye batura. Tizaka M&D Group Limited rero ngo twabibasezeranije. Aha mpagaze muri kuhabona ubu nageze neza mu rugo rw'umwami aho yari atuye. Aha mubona mpagaze nkuko mumbona hari ibiti. Iki giti mubona negereye igiti bacyita umukoni. Iki akaba ari igiti gikunda kuba ahantu hari amateka, aho abantu b'ibikomerezwa bagiye bakunda gutura, harangwa n'ibiti nk'ibi ngibi. Ndetse inyuma yanjye gatoya murahabona igiti cy'umuko. Kiriya giti cy'umuko muri makeya cyitwa umurinzi. Ahantu hahoze hatuye abantu nk'aba bakomeye rero bagize uruhare mu kuyobora igihugu cyacu, uhasanga ibiti nk'ibi ngibi. Ahantu mpagaze rero nyirizina aha akaba ariho hitwa ku gasozi umwami yahoze atuyeho. Sinumwami umwe, aha hatuwe n'abami 12 uko bagiye basimbura. Aha rero ndabona amabuye yaragize inyubako, ndabona nubwo bahahinga ariko bagiye bayarunda udushinga rwose ndi kuyabona.
rero kaba ari ahantu mu izingiro ry'amateka ku bantu bagize uruhare mu kuyobora iki gihugu cyacu. Aha habaye abami 12. Muri urwo rwego rero reka nshaka umuntu utuye hafi aha ngaha agira icyo asangiza abazadukurikira, cyane cyane ko njye mba nazindutse nkaza nkagira ahantu nkaha ntago mba mpamenyeye. Reka mbashakire umuntu ubizi kundusha. Muzehe ngwino hano. Muzehe muraho neza? Amahoro. N'aha ngaha muri kurya ndabona gasura ari keza. Ibyo birahari nta kibazo, urabona n'imyumbati n'amasaka n'iki byose. birahari, ibyo nta kibazo. Muzehe bakwita nde? Banyita Habarurema Yohani utuye n'aha? hatuye. Yohani twazindutse nka M&D Group Limited tuza gutembera hano hantu hafite amateka twumvije, ariko muri make turagira ngo ugire icyo usangiza abazatureba abazadukurikira, cyane cyane ko ubizi kundusha uturiye hano hantu. Aha hantu ngo hahoze hatuwe n'abantu bameze gute? Ahantu hari hatuye abami mu gihe cyashize, kugeza ubwo abami bamaze kuvaho ubutaka bukagabanywa n'abaturage basanzwe. Bambwiye ngo ubu ngubu aha hantu duhagaze ngo neza neza ngo niho umwami yari atuye. Aha hantu ni mu itongo ry'umwami bwite nyirizina. None se aha duhagaze abantu benshi bazi ngo kari agasozi ko hejuru cyane, bazi ngo ko ariho bita mu ijuru rya Kamonyi. Mu ijuru rya Kamonyi ubundi ni he? Hejuru rya Kamonyi na aha duhagaze bwite nyirizina, kari agasozi ko hakurya ureba ni akashori, bakita shori. Kari agasozi ko hakurya karekare ni akashori. Kari agasozi se abantu bambwiye ngo niho habaga ingabo ngo zirinze abami babaye aha ngaha. Nibyo gukora hari ikigo gikomeye cy'ingabo? Hari ahantu habaga ingabo z'umwami, noneho hepfo yaho muri ya santere yo mu Ntobo bazaga bakaruhukira, noneho bakaza guhagurukira rimwe baza hano ku ijuru rya Kamonyi bwite nyirizina gusura umwami. Ababizi ngo babyitaga ngo kuvunyisha. Niko ubwo babivuga, bavuga no kuvunyisha nyine, icyo gihe niko babivugaga, ariko twebwe tuvuga mu Kinyarwanda cyacu ko bavuga baje gusura umwami. Ni ukuvuga ngo se n'abavaga muri utu duce twose hakurya barazengurukaga bakabanza guhurira mu nturo za Kamonyi? Bavaga Kirehe, Rugwiro, za Gacurabwenge, Gashyushya, aho hose mu duce twose tw'intara yayoboraga bose bahuriraga mu nturo. Ubwo noneho bakabona bagahabwa uburenganzira bwo kuza gusura umwami. Habaga hari abantu bari bubabwire guhaguruka, bagahagurukira rimwe bakaza ku mwami. Dukomeza se muzehe, aha duhagaze iyo ureba gutya umubwiye hariya ko ari umusozi wa Shori, ariko hari n'imisozi dukikije. Ubu se aha hakurya uyu musozi bawita ngo hariya ni Kirehe, uriya musozi bawita Kirehe. Aha ngaha mu Rugwiro, ni mu Rugwiro. Ariko hari ahandi bambwiye ngo hari ahantu ngo umwami yakundaga gucira imanza ngo nk'abantu bamuzaniye, aho ho bahita ngo iki? ku gasozi bita Akirwanda, hariya hakurya ku mudugudu wa Kigenda. Bahita ku gasozi Kayirwanda. Akirwanda. Ni ukuvuga ngo turi hano kuhabona twese twigiye imbere. Hari twigeze hariya hirya twaba tuhabona bikeye. None se muze aha hantu ariko ngo hari n'ahantu umwami ku gasozi ngo yaguyeho. Uwo mwami naho gasozi yaguyeho haba ari he? Ni hasi hano kuri Gatumwa, ku rutare rwa Gatumwa, hasi mu Kabanda. Aho niho yaguye. Ipfa rye se cyangwa se itanga rye bavuga ngo ni ugutanga. Byaba byaragenze gute? Yari arwaye ni uburwayi cyangwa mwumvishe bavuga ngo yazize iki? We yari ku gasozi hakurya hariya yatembereye, noneho abona umuntu atambika aza hano ku rugo rwe, akeka ko ngo ari umutereye urugo, ati urugo rwanjye ruratewe kandi rutewe ntahari. Akoresha ibishoboka byose kugira ngo atabare vuba urugo rwe, araguruka. Agurutse imbaraga zicikira mu kirere, ageze ku urwo rutare rwa Gatumwa aho yatangiye ahita atanga. Yaragurutse muri make yarabaye nk'abaparakomando b'uyu munsi. Abami ba kera bacu bari ibitangaza. Yaratabaye urugo rwe. So banyarwanda rero nk'uko mubibona, ndagira ngo abantu benshi batazajya bababeshya bakabaha amakuru atari yo. Abantu benshi bakunze kuza bakagera
ishuri hariya hejuru bakavuga ngo niho mu ijuru rya Kamonyi. Ndagira ngo nongere nsubiremo. Niba ushaka amakuru yizewe jya kuri YouTube urebe KM&D Group Limited, niyo iba ifite amakuru yizewe, atariyo uzakunda kubona ibihuha. Niyo mpamvu tuba twazindutse tukemera tukavunika tukamanuka imisozi tukazamuka iyindi tugatega aho biri ngombwa, aho bitari ngombwa tukagenda n'amaguru. Ariko mu by'ukuri aha mpagaze ahangaha niho mu ijuru rya Kamonyi nyirizina. Bityo rero tukaba tugumeje gutambagira ijuru rya Kamonyi ko na ahantu hafite ibirometero byinshi cyane. Ubu twari ku gipande gihera ahangaha imbere, ariko kugira ngo tubashe kubona n'ahandi hantu harimo nk'aho umwami yaguye, ndagira ngo mu kanya ngiye kuherekeza nawo mpabereke. Reka dukomeze dutembere kuko ni impinga nini cyane. Muze jya kunyereka naho hantu aho yatanze. Yego. Ndakwereka no ku kibugurizo cye. Ngo Banyarwanda rero hari naho umwami bakundaga kubuguriza. Ubu ngubu mutureba niho twerekeje. Umusaza aragira ati reka njye kukwereka naho babugurizaga. Mudukurikire mu kanya turaba tuhageze. Bakunzi ba KM&D Group Limited, nkuko twabwiye ngo turacyakomeje. None hahangeze rero wakwibaza ngo bimeze bite. Abami babaye ahangaha bari bafite naho bakinira imikino igiye itandukanye. Mpagaze rero akaba ari igisoro. Muzi ko abami bacu bakunzwe no gukina igisoro. Ahantu hose umwami yabaga ari hagomba kuba hari n'igisoro. Wakwibaza rero ngo igisoro kimeze gute. Aha mubona ni ibuye riri imbere yanyu muraribona, harimo imyobo y'igisoro. Mu by'ukuri wakwibaza ngo byagenda gute. Dore ubu ni igisoro muri kubibona, babyita ngo guca umuvuno. Guca umuvuno murabibona, muri gukurikira murabona ko umuvuno wanjye inka ziraciye. Ahantu rero akaba ariho umwami yakundaga kuba ari akina igisoro mu gihe yabaga ari hano imuhira. Murabona rero urutare rufite imyobo, ni imyobo y'umwimerere, ntabwo ari imicukurano. Wakwibaza ngo babigenzaga gute. Nanjye byanshanze rwose, byanshanze. Babona urutare nkuru nguru rufite imyobo, umubare ugize igisoro nkuko mukizi rwose, nanjye babyanshanze. Ariko hari n'ikindi kimenyetso nahasanze rwose gitangaje. Baragira bati umwami aho yakandagiye. Aha mubona iki ni ikirenge, kimubona n'ahantu yakandagiye ni ikirenge rwose kirayishushanyije. Ndabona yari afite n'ikirenge gitubutse rwose, yari afite ikirenge kiranga umuntu w'umugabo rwose utubutse. Wakwibaza rero ngo umwami kuba yarakandagiye ahantu ku rutare kugeza uyu munsi n'ibirenge bikaba bigihari, wakwibaza ubushobozi bari bafite. Ntabwo bipfa kumvikana cyetse uhigereye. Niyo mpamvu tuba tubabwira tuti nyabuneka muve mu ngo, muve aho mutuye, mutembere ahantu hari amateka nyaburanga nk'ahangaha. Nk'ubu utahageze nakubwira ngo nabonye ikirenge ku rutare cy'umwami, ntabwo wapfa kubyemera. Ariko mu by'ukuri kiragaragara igisoro ngiki. Ariko sinaha gusa, abami babaga bari kubuguza hirya yaho gatoya, hari naho abagaragu nabo babaga bari kubuguza. Reka ntambuke mpabereke, naho haragaragara biyegeranye, naho rwose ni igisoro. No kuvuga ngo imikino yabaga irindambanyije, abagaragu bari kubuguza, abami bari kubuguza, mbese ibintu ari byiza, ari nta makemwa. Aha mpagaze rwose ahangaha urutare ni rirerire murambona. Igisoro rwose nacyo hariho ibisoro bitatu bitandukanye. Nuvuga ngo habaga hari amakipe atandukanye y'abarinzi b'umwami, abagaragu babandi baba hafi y'umuntu ukomeye, babaga bari gukinira ahangaha, umwami nawe ari gukinira aha hirya. Ariko hagati aho hari umwana muto utuye ahangaha. Nubwo ari umwana muto ariko arahavuka, ashobora kuba azi ibintu byinshi kundusha. Reka mwegere mubahereza. Peti bakwita ngo iki? Amazina ni niyo mungere Nazeri. Nazeri niyo mungere. Utuye ahangaha? Ndahatuye ahangaha niyo nzoka kumwami. Nubwo uri umwana mutoya ariko wagira icyo uzangiza abazatureba. Ahangaha ngo ni ku mwami Mazimaka. Ni ku mwami Mazimaka ye yagatatu. Mu by'ukuri se uru rutare koko nirwo abagaragu be bakiniragaho igisoro? Ahangaha ni abagaragu be bakiniraga igisoro, hari umwami nawe arimo arabuguza. None iyo barangizaga gukina ziriya nsoro barazifataga bakazishyiramo hano, akaba ariho bazibika kuri kano kanoni.
muri kano kanogo niho bazibikaga ubwo byavugaga ngo barangije gukina none se nubwo uri umwana muto ariko burya kuba mutoya waravukiye ahantu ntabwo bivuga ko uba ibyaho utabizi ahantu ni heza ahantu ni heza cyane ngo niho ku ijuru rya Kamonyi aha niho ku ijuru rya Kamonyi ndani hahandi se umwami yaguye ni hehe ahangaha turi hano twahabona turi hano ntabwo twahabona ariko nitwigira hari imbere turahita tuhabona ubu biradusaba kwigira hirya biradusaba kwigira hirya nibwo tuhabona tukareba no ku Rwanda aho yaciraga imanza bakunzi ba KM&D Group Limited rero nkuko mubyiyumvira ubu tugiye kwimuka tujye mu rundi ruhande turebe umwami yaciraga imanza turebe naho yaguye nkuko mbere batutangarije ko ngo yikanze ngo urugo rwe rutewe ngo araguruka ngo ageze hafi aho ngaho ngo intege zirashira agwa hasi aratanga ubu rero turimutse tugiye mu rundi ruhande reka tujye kureba naho hantu umwami yaciraga imanza turacyagenda mwihangane mujye mudukurikirana nitwe dufite amakuru y'ukuri KM&D Group Limited ibagerera hose Banyarwanda ini KM&D Group Limited tuba twavunitse inkuru z'umwimerere nitwe tuzigira nkuko mutureye murabona tugeze hagati yarwo ntabwo turarusoza